Hello guys, nizere ko mumeze neza aho muhereye hose kandi mbuta meze neza nawe ushaka kutemeza z'uyu munsi ejo kamera neza wikumva ko igikuba cyashitse ibintu bigenda bihinduka umunsi ku munsi. Kanyine rero abantu bakomeje kumbaza kuri ira application ya Golden Fox bambwira ngo isi ibintu kuko birakora bumva bafiteho dute, ariko aka kanya nkoze iyi video kugira ngo mbereke ama historique y'uburyo nagiye nkora withdraw cyangwa se ko nagiye mbikuza amacoin nakoreye muri Golden Fox. Cyakora unfortunately ntabwo ngiye nagiye nkora task nyinshi, iyo kuze task nibwo ubona amafaranga menshi, ariko ngewe bitewe n'ibintu byinshi marimo ntabwo nakoze task nyinshi. Icyo nagiye nkora no gutumira abantu bakinjira nkabasha kubikura, ariko ayo nakoreye ndabeka uburyo nabikuye no kanyamaze kubikura ndi macoin 800 nabyo ndabibereka muri historique. Guys, ile application nziza no gutabona amafaranga menshi byibura ushobora kubona amayinite ukoresha ujya kuri internet cyangwa se unahamagara, ibyo birashoboka. Ariko umuntu wakoze cyane rwose n'amafaranga menshi wayabona, kuko mwabonye kuko 480 ubasha kubikura amadolari 50. uri umuntu wakoze ugashyiramo imbaraga rero, kuko ka task ziba zirimo nyinshi cyane, ayo mafaranga wayabona muri video by'umwihariko. None ndanabereka n'ubundi izindi task ushobora kuba wakora. Bwa mbere naberetse task y'uburyo bwo downloading application, ariko ndakwereka n'izindi task zirimo hari ukureba video, hari gukora amasurvey, hamwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Byose ndabibereka ubundi mbashishikarize no kuyikoresha, kuko na application nziza ushobora kubonamo amafaranga ni atari menshi cyane, ariko ukayabona. Na amafaranga ukorera ugahita uyabikura, byo none ntabwo ari nka bya bintu byo kuvuga ngo urategereza yakoreye uhita uyabikura kandi akakugeraho mbere byose. Ariko reka twakire abantu bashyashya. Nimba uri mushya kuri iyi channel tugwaye ikaze, katugushimiye ko ndahwema kudukurikira. Kanda subscribe ubundi ufungure n'inzogera notification kugira ngo dushizeho video ujye utibona mu bambere. Kandi nimusanzwe bana natwe gumye dushyikire video zacu, gumye uzihereze like, uzikorere share, uduhe ndetse n'ibitekerezo muri comment. Nimba ari amayinite urayabonye cyangwa amafaranga urayabikuye nabyo ubitubwire, kuko biradufasha cyane. Nimba mubyibuka neza Sabi yavuze ko izi telefone dutunze ari ibirombe. Izi telefone ni ibirombe wazibyaza umusaruro ukabona amafaranga ushoye makeya cyangwa se utanashoye. Ubwo wese ni uburyo ushobora gukoresha ukabona amafaranga. Rero byaba bibabaje kuba utunze smartphone uri guscrollinga ukabona akantu nk'aka kantu gashobora guha amafaranga nubwo ari makeya, ntukabyaza umusaruro ukafata wenda byibura amafaranga nakoresha kuri internet. Reka none nyavane muri application nayo ya online byibanye ngura megabyte nziguze mu mafaranga navanye online. Ikindi kandi hari ibintu byinshi wakora, ndikwategura ikiganiro muri iyi minsi gishobora ku buryo wakoresha telefone ukabona amafaranga, nacyo kiri hafi. Ariko hari abantu batazi ko izi telefone zabo bazibyaza umusaruro. Rero nicyo giye kugira ngo umenye ko telefone yawe ari igishoro. Ufite telefone ufite igishoro, ushobora kuyikoresha ukabona amafaranga nubwo atari menshi, ayo make wabonye akagufasha kubona menshi. Okay guys, rero reka tangire turebe ko noneho uburyo historique uburyo nagiye mbikura aya mafaranga umunsi ku munsi, ndetse niturangiza turebe n'izindi n'ubundi buryo cyangwa se izindi nzira wanyuramo kugira ngo ugire coin nyinshi ubashe kubikuza amafaranga menshi muri application ya Golden Fox. Amafaranga rwose arimo kandi arabikurika. Okay guys, reka rero dutangire. Manzure ko wamaze kuri subscribe ubundi dutangire turebe ngo bimeze bite. Okay guys, nizere ko turi kumwe. Iyi video ugomba kuyireba ukayirangiza kugira ngo byose ubibone. Nukira no kwiyandikisha ndasiga link muri description y'iyi video yo kwiyandikishaho, ndetse nshiremo na link ya video ya mbere nakoze ubyo yandikisha, ndetse nshiremo na referral code, kuko referral code bishizemo nibwo basha kuguhereza ya welcome bonus ya coin 500. Guys, reka noneho dutangire turebe ngo bikorwa gute. Okay, nk'isanzwe rero fata telefone yawe ujye muri application, nurangiza urebe application yitwa Golden Fox. Dore niyi murayibona hano, uze uyikandeho. Numara kuyikandaho tegereze gatoya ifunguke. Tegereza gato ifunguke, loading akanya gatoya. Okay, nimara gufunguka rero ukinjira nkuko iyo ugitangira ariko bimeze, uraza handitse ngo agree and continue hano hepfo.
uhakande, numara kuhakanda utegereze gatoya birodinge, nimara kurodinga uraza kano notification ukande okay, nurangiza urahita uza hano hejuru hameze nk'agakofi cyangwa se wallet, hano uhakande, numara kuhakanda urahita ubona uburyo bwo kubikura n'amafaranga ugomba kubugezeho kuri nababwiye. Turabona ko 3,000 ubikura 0.2 by'idolari, coin 10,000 ubikura idolari rimwe, coin 49 ubikura amadolari 5, coin 193 ubikura amadolari 20, coin 482 ubikura amadolari 50. Noneho rero uraza hano harimo ibyo bita gift card, ushobora gutanga gift card ku muntu runaka, nabyo dore ni buno buryo bwa hano ntabwo nabo beretse kiragihe. Ubundi noneho nurangiza hano ni mobile recharge, ahantu bwo buryo bwo kubikura kuri telefone ukayabikura ari nka mayinite bita mobile recharge, ari nabwo nkunda gukoresha cyane. Urabona ko muno harimo nimero yanjye ya telefone, iyo kanza no kuri check bamanza bakayicekinga bakakwereka nimba bayemeye ari MTN cyangwa ari Tigo. Tubirebe nabyo, turategereza gatoya. Urabona ko bahise batubwira ko ari MTN, noneho batatubwira ko coin 900 zingana amafaranga 130, ariko ngiye mabona ko ufite 120 maze kuyikura mu kanya, ntabwo ubu nakongera kubikuza. Noneho nurangiza iyo ushaka guhitamo uraza ugakana no choose an item, ukaba ushobora guhitamo ayo ubikura, urangiza ugakanda no kuri top up. Ubwo ni igihe ufiteho balance yuzuye, ngimaze kuyikura mu kanya ntago byagaragara. Noneho rero iyo ushaka kujya kuri historique yawe uza hano hepfo, iyo ushaka gutumira plutôt aha, iyi niyo referral code yanjye, ubwo nawe baguha referral code yawe. Urabona ko ngiwe hano maze kugira abarifera 10 cyangwa se aba friends 10, ariko ikibazo nta numwe ukora verification. Ntumire nsaba abantu bamaze kwiyandikisha gukora verification, kuko verification aberetse uburyo ikorwa kandi ni uburyo bworoshye. Ubu rero nibwo buryo, iyi niyo dashboard yanjye. Noneho katurebe noneho uburyo ureba historique uraza ugakanda hano kuri kano kantu ka hano, ugakandeho, numara gukandaho bahita bakwereka my history. Noneho my history urabona ko mu kanya tariki 13, uyu munsi kwa tariki 13 z'ukwezi kwa 11 2024 saa 4:28 n'amasegonda 35 nabikuye, nakoze cash out ya 900, na mbere aho gato ya saa 4:28 n'amasegonda 18 namaze kubura cash out ya 900. Noneho ubu aya nayo maze kubikura uyu munsi, aya ni 230 yateranyije, kuko no bampaje 30 hano bampaje 30. Noneho ugeze hano hepfo urabona ko umunsi 253 hari umurifero wagiyeho bampeza coin 500. Hano cash out murabona ko ku tariki 11 z'ukwezi kwa 11 nejo mundi kuwa mbere nari nabikuye, ku cyumweru, ni ku cyumweru nabikuye 900. Kwa gatatu nabonye abarifero, urabona bose nabarifero. Ngiye nkunda gukoresha uburyo bwa rifero, ntabwo nkunze gukora task nyinshi. Urabona hano izi zose cash out zo ku matariki atandukanye, ku tariki 8 urabona hano cash out yo ku itariki 8 nabwo. Urabona ko iyi application amafaranga arimo arakorerwa. Dore izi ni task nakoze, bampereza izi coin 140, hano bampeje 60. Hari n'izindi nyinshi. Urabona ko hano nakoze bampaye 350 na downloadinze game cyangwa se app. Hano nakoze cash out ya 900, hano naho cash out ya 900 ku tariki 6. Hano kuva narijyamo nge nkuriramo coin nyinshi. Dore nizi ni task nakoze, murazibona izi ziri mu mukara. Hano dore na downloadinze application bampa coin 400. Urabona ko hano bampaye 240. Ubu bwose ni uburyo umuntu agenda kuri amafaranga. Hano ni referral hahandi nari maze kwinjiramo. Urabona ko rero ubu ni uburyo ukoreramo amafaranga ukanayabikura. Urabona ko iyi ni historique yanjye, kandi urabona ko ni historique ihagaze neza, kandi nta nkunze gukora task cyane. Ngewe nkunze gutumira abarifero, mvuga ngo mfite mwanya wo gukora task nyinshi, nabana na coin nyinshi nkabasha kuzibikura. Noneho rero aha
aha niho ubasha gukorera izindi task, izindi coin. Hano ni uburyo butapinga, hano watapinga bakaguhereza task ukayikora. Hano uburyo bwo kureba video, uburyo bwose burakoreshwa. Uburyo bwose abashobora gukoresha nyine mukoresha rimwe na rimwe bakameza bya bihonye cyangwa 340 ngahe, ibyo se nabikoreye hano. Noneho aha uburyo bwo kudownloadinga ama application, uyundi downloadinze hano ama application babasha kuguhereza n'ubundi coin nyinshi, babasha kuguhereza coin nyinshi cyane. Dore izi application bagenda baduhereza, izo zurazidownloadinga. Urabona ko hariho nk'iyi ya mbere ifite coin 240, ifite 140, ifite 140, ifite 160. Ni nyinshi zirimo 160, 240. Izi zose rero ugenda uzikora ukareba byibura ukayifungura byibura iminota 3. Noneho aha naho harimo uburyo bwo kubona coin, ariko uburyo ntabwo ndabukoreshaho, ntabwo nzi neza uko bukora, sinakwiga mubabwiraho. Nagira ngo manze mbereke uburyo iyi application ikora. Rero muri rusange abantu babazi ko ngo kubikora bidashoboka muri application, murabona ko bishoboka cyane. Wowe n'uyikoresha ufite gahunda, amafaranga uzabasha kuyabonamo. Guys, rero dore ubu mfite 120, mu kanya ningira abandi bantu babiri binjira ndahita mbikura andi 130 y'amanyarwanda, ko nabangize coin 1020 mbikura 900 nsigane 220. Rero murabona ko kubikura birashoboka. Wowe icyo usabwa ni ukoresha iyi application ukayikoresha neza, nawe ukabasha kurya kuri amafaranga. Ushobora kubona amafaranga make n'abara amayinite, byiro amayinite ukayakoresha uyabyaza umusaruro, wenda ujya online cyangwa se hari n'ibindi wikemurira. Dore ko ushobora kuyahamagaza cyangwa se ukayaguramo na bundles za internet. Guys, nizeye ko iyi video yagufashe kandi yagushimishije. Ibuka gukora subscribe nimba utarayikora, ufungure inzogera kandi uduhe igitekerezo muri comment. Nimba ibintu byaramaze gukunda urabonye amafaranga, wibuke kubigura rwose kutubwira muri comment. Ikindi abantu bateye kuri verification, bano ufite aba friends 10 ariko bose namwe bakoze verification, bageze kuri verification kugira ngo babikure amafaranga yabo. Ciao ndabakunda cyane.